cyane yitwa Muhire Kevin, nanye kuvuga ngo yitwa kapiteni, ariko n'umundi yari kapiteni wa Rayon Sport. Muhire Kevin Muhire ubu ngubu ndakubwiza ukuri ari mu ndege aragiye aramanutse no muri Sudani y'Epfo ngo ba mu ikipe yitwa Jamus. Iyi ni ikipe mu byukuri ifite amafaranga iherereye hariya Ijuba muri Sudani y'Epfo, ikaba rero mu biziko yajyanye n'uwitwa Maripango umwaka ushize muvanye muri Gasogi. Ubu rero Muhire Kevin ngo newe warutahiwe kujya kuri kira gipfurumba kujya hekenya biriya bifaranga biri hariya muri Jamus. Baravuga bati hariya burya amafaranga y'ama Sudani y'Epfo yitwa amapaundi, mu birebe yitwa amapaundi. Sinzi niba bari buyavunje mu mapaundi y'amanya Sudani y'Epfo ngo bamubwira bati cyakireye amapaundi y'amanya Sudani y'Epfo, hanyuma ugende yatikure, ariko birumvikana ntabwo yakwishyuza mu mapaundi, arishyuza mu madolari. Amakuru nabo numvise bakunda kuvuga nuko ngo ari 80,000 by'amadolari. Ubwo nandarenga hari ku cyonzi cyo nuko ari igipfurumba agiye gucakira hariya muri Sudani y'Epfo. Ntekereza ko ari it's a good choice, namahitamo meza kuri ngewe mbona Muhire Kevin yakoze, aho kugira ngo agumemo hano mu Rwanda. Reka nkubwize ukuri, abareyo bari baramurambiwe, bamwe na bamwe baratangiye gushyira akantu k'akabazo, yaza kuyongera amasezerano rero ikaza kugira ibihe bibi bya bindi bya makipe yacu, wenda ikipe gatina nko guhemba kivumbura cyangwa se agatangaza bya bindi byo gutangaza bye akabikora mu yindi sezo ari muri Rayon Sport. Sinzi ko abareyo bari kuzamugwa nabi bakamufata nabi, n'ubundi bamwe na bamwe ntibamwifuzaga. Reka rero yigire hanze y'igihugu akine, munamukumbure burya kari akantu aba bagobetsemo muzahora mumutekereza yatagiye mu ikipe yo mu Rwanda. Hano mu Rwanda yarangije amasezerano mu ikipe yo hanze, muravuga muti nyamara n'umwana wacu hari igihe asanga n'ibyo mwari mwaramutekerejeho mwarabyibagiwe. Nk'ubu se wagize ngo agarutse muri 2027 wagize ngo nta kipe afite, wagize ngo Rayon Sport ntiyayizamo. Mwaba mwarabyibagiwe, ndabazi mwarabyibagiwe, ntimwamukibuka ko Muhire Kevin mwigeze gusa naho mucokozanya cyangwa se avuga amagambo atabashimisha ku buryo hari abafana bari baramurambiwe, nubwo hari abandi nabo bari bagiye bati nyamara none se kubyo yavugaga ari ukuri, abandi bakaba baramukemangaga. Ubwo rero namwe murambwira, ese Muhire Kevin kuba agiye yari kapiteni wanyu murababaye? Birakwiye ko igihe cyari cy'uko agenda, mwebwe mwabyakiriye gute? Ubwo namwe murambwira. Ariko ikindi nanone navuga cyiza kuri Muhire Kevin, nabwo yajya muri mukeba, dore ko byari byavuzwe mu minsi yashize ko ngo mu ikipe ya APR bamutekerejeho cyangwa se nawe yayitekerejeho nk'ubuhungiro, avuga ati reka ntigendere mve muri iyi Murera ifite akantu k'akayara. Ariko no kujya muri APR byari kuba ari ikibazo gikomeye cyane. Wari kujya ukina utawuhamya bareyo bakakukubita bakakubuwinga ku buryo kariyeri yawe yashobora guhita inarangira ntumare n'umwaka, bagahita utangira gutekerezwaho za Rutsiro. Abantu bavuga bati pujya muri Rutsiro wararangiye APR, mu gihe yaba yakujugunye ugatangira gutekereza kujya muri za polisi, ugatangira gutekereza kujya muri za AS Kigali, ubwo nawe ukaburarangiye. Ariko ubu ngubu ukoze, nongere mbyite ukoze, mugani it's a good choice, uhisemo neza no kutajya mu ikipe ya APR, kuko nabyo byashoboraga kuba byagukora mu mutwe rwose mantano mugohita upfapfana bitewe nuko wageramo ukitwara mu gihe byaba bitagukundiye. Dore ko abareyo bakunda kuvuga ngo umuntu yavuye muri Rayon Sport ngo akajya muri APR, sinzi ukuntu binikora, abareyo batamwishimiye, yagiye batamwishimiye, ngo biba nabi. Ubwo rero Muhire Kevin akaba yihisemo kwigira muri Jamus. Ubwo tumwifuriza amahirwe masa. Ariko se muri Sudani y'Epfo ubu tugiye kujya duhamagara umukinnyi mu ikipe y'igihugu ukina muri Sudani y'Epfo, ariko ubwo nanone byaterwa na shampiyona yaho uko iteye. Ubwo tuzanahamagara na Kasambungu aze atubwire uko bimeze. Hanyuma rero indi transferi yitwa Ronald Sekiganda. Uyu nguyu umukinnyi wo hagati wakinaga ikipe ya Villa Sport Club yo muri Uganda, ariko akaba yaravuzwe cyane ko byarangiye ko yamaze gusinyira ikipe ya APR Football Club. Burya ngo yanamusinyije mu kwa mbere kera. Ubu rero yamaze gusezera ikipe ya Villa Sport Club, avuga ati ngiye guhaha, ati Nimbasima Mnonga, ashimira nyine abantu ba Villa, ati Nimbasima Mnonga, ati mwakoze neza rwose, mwambaniye neza, reka nigire guhaha mu baturanyi mu Rwanda, abariho njya guhaha mu ikipe ya APR. Ubwo rero isaha n'isaha, igihe n'igihe
twajya kubona tukabona Sekiganda aje gukinira ikipe ya APR Football Club vuba na bwangu rwose, kuko byo byararangiye, ni nta gisibye, nta nubwo umunsi azaba yasinye tuzavuga ko ari ibintu bishya, kuko ibyo byararangiye. Ronald Sekiganda mvuga rero nyiri mu bintu by'Ubugande na APR, reka nkubwire ko yitwa Tadeyo Rwanga, byari bitegerejwe, nta kidasanzwe kirimo, ariko yamaze gusezera abakunzi b'ikipe ya APR Football Club, ashimira ubuyobozi, ashimira abatoza, ashimira abakinnyi, abafana arabashimira cyane, ati mu gihe cy'imyaka 2 maze ndi kumwe namwe, ati byari iby'igiciro, byari ibihe byiza twagiranye, birumvikana atwaranye nabo ibikombe 2 nubwo muri iki gihe atakinaga, ariko burya nawe bikubarwaho ko ibyo bikombe wabitwaye. Tadeyo Rwanga rero muzehe aratubwira ati mu minsi iri imbere ndabamenyesha ikipe ndibwerekezemo rwose ngewe Tadeyo Rwanga. Ubwo rero muri APR dutegereje ko hari n'abandi benshi bari buze gusezera, baba ba Pavel Nzira, abitwa Banzotanga, abakinnyi batandukanye barimo ba Giramputi wadasezera mwuka byaramwe nawe ko yari aho ngaho atafite ubushobozi bukomeye, abitwa Bambawoma basezera, abakinnyi benshi baramazane basezera, bakwitonda Rebaka basezera. Nakubwira ko dushobora kuza kubona nk'abakinnyi 8 basezera bava mu ikipe ya APR Football Club, ikaboneraho ikaninjiza n'abandi, ibyo nabyo tubitegereje. Hanyuma rero mu ikipe ya Rayon Sport hari abakinnyi batandukanye bakomeza kuyivugwamo, ariko na n'ubu wenda birashoboka ko uyu munsi nta wamenye transferi nyuma yaho abasaza bahuriye biyunga cyangwa se baganira nimugoroba, hari igihe bashobora kujijisha bakagura umukinnyi umwe kuri uyu munsi. Hari abakinnyi rero batandukanye bagiye bavuga muri ikipe ya Rayon Sport, barimo witwa Usayimana Olivier, uyu nguyu ni muri Marine, w'Umukiza Obedi ni muri Mukura Victory Sport, nta warajya nta wamenye mu gihe igipfuruma cy'amafaranga cyaboneka yagenda. Bigirimana Bedi, yaba Musengo, ndetse n'abandi bakinnyi batandukanye bakomeje kuvuga mu ikipe ya Rayon Sport, ariko nanone nkavuga nti nyaboneka hari abakinnyi bari kuyivugira ariko badakwiriye. Muramenye batoza n'abahibikanye baba barateduye inda bashaka kubiba. Nababwiye ukuntu ngo ikinyamakuru The New Times cyanditse ko witwa ngo Samuel Pipong, uyu nguyu yakinnye mu ikipe ya Mukura ngo Rayon Sport yamushaka ariko uyu ni umukinnyi koko ko yakinnye muri Mukura tumuzi, ni umukinnyi wagira icyo afasha ikipe ya Rayon Sport? No. Reka. Ubwo rero izo ni nkeya muri transfer ziri kuvugwa, ariko nta kintu kidasanzwe cyari cyaba. Ubwo nikiba nanone ndongera ngaruke imbere yanyu nyibatangarize, ariko ibiri kuvugwa muri aya masaha, ibiri gutotorwa muri aya masaha ni ibingibi, kimwe na bya bindi naboze mbabwira kare bya Jack Diarra wigiriye muri Esperance de Tunis, ndetse yewe n'uyu muvandimwe Aqua Celestin uri kwifuzwa na za Simba ndetse na Yanga, abangabo bavugwaga mu ikipe ya APR. Murakoze cyane rero, mukomeze mubane nanjye kuri Nda Sport Channel, hanyuma ibitekerezo byanyu bitikureho. Ubwo n'izindi nkuru nanjye ko zigenda ziza, ndaba mpari nta rungu. Bye, ciao.